Imana ishimwe, turashimana kuri umunsi ugira kane aya masengesho turimo, amasengesho yo kubita hasi ubwami bwa Satani. Twabonye ko ari urugamba, hanyuma twabonye ko kugira ngo turuneshe tukwiye kumenya umwanzi turwana nawe uwo ari we. Uwo twaramumenye, Abefeso 6:12. Abo turwana nabo saba inyama n'amaraso, si abantu nkatwe. Hanyuma bakaba batubwira wenda duheraho kugira ngo tumenye umutwe n'umunsi uko tuwita. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Abo rero nibo banzi. Baba tubwiye, iyo bavuze ngo abo turwana nabo, je sinavuga gukirana, kurwana. To ni intambara. Abo turwana nabo saba inyama n'amaraso, s'abantu. Duhere kuwa mbere. Les dominations. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Kuko tutarwana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo turwana n'abatware. Ok, les dominations. Mukiyama bise abatware. Contre les autorités. N'abafite ubushobozi. N'abafite ubushobozi. Contre les princes de ce monde de ténèbres. N'abategeka iyi si y'umwijima. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. N'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Murumva? Hano babahaye icyo bita hiérarchie. Kandi iyo bavuze hiérarchie, inzego, uba wumvamo organisation. Ayumva? Nuvuga ngo rero iyo si rero irwana natwe na Kristo, kuko bari n'abanzi ba Kristo. Amen. Muri abo nibo bagiye bamubona bati turakuzi, Yesu w'i Nazareti, uruwera wisumba byose, uje kutwica urupfu rubi. Igihe gita nabo nyine nyumva ko ubwabo badekaraye ko arabanzi ba Kristo. Amen. Nuvuga ngo ubwabo batuye ko nabo bahuriye. We n'uwera, bo n'abantu bavumwe, bahumanye. Ariya amadayimoni yavugaga amagambo yahishuraga ukuri guhambaye yuko ubwami bw'Imana ni ikinyuranyo cy'ubwami bwa Satani. Ntawo bihuriye. Duhuriye he? Ntawo bahuriye. Mu gifaransa ngo qui a-t-il entre nous et toi? Qui a-t-il entre nous? Il y a rien. Nta na kimwe kihuza Yesu na Satani. Paulo andika Abakorinto ngo ese urusengero rw'Imana ruhiye n'urw'Imana, cyangwa Kristo ahuriye na Belial? Belial ni izina rya Satani. Ntawo bahuriye. Amen. Ni ukuvuga ngo rero aba rero ni inzego z'isi y'umwijima, nibo ubwami bwa Satani, nibo banzi b'Imana na Kristo, nibo banzi b'abana b'Imana, nibo banzi b'itorero. Nimba uri umwana w'Imana, dore abanzi bawe naba. Abanzi bawe naba. Amen. Ntabwo ari bariya abantu mufite ibyo mupfa. Mwese muba muhishwa abanzi banyu, mukangana, mukarwana intambara, kandi mwese muri bamwe, bene Adamu. Ahubwo aba nibo banzi b'Imana natwe. Ijambo ry'Imana duhaye hiérarchie, inzego. Iyo bavuze inzego baba bahishura ko hariho organisation. Si ibyo gusa,
turabona hierarchy, turabona inzego, kandi muri izo nzego bihita bisobanura ko hari organisation mu Kinyarwanda tubavuga ko ari iki, gahunda cyangwa sinzi, hari organisation, hari amagambo tudashobora kumenya ko tuyavuga. Okay, kandi ntabwo ari organisation gusa, ari organisation, ari stratégie. Nuvuga ngo bafite stratégie, ntabwo bapfa kurwana, bapanga urugamba. Amen. Kandi ari stratégie, hariho consultation, barakonsultana, baricara bakabiganiraho. Ese rya torero tuzarifata gute? Mwanyuze? Ese uriya mukristo atumereye nabi, amanura umuriro kuko amasengesho ye, tuzamuzimya dute? Murabyumva? Ese uriya muntu ko akunda Imana, kandi gatuma ari barayikundisha n'abandi, twamuvana dute mu nzira? Ese murabyumva? Hariho consultation. Iyo abagenero mu isi bashaka gutegura intambara, amen, mu rwego bahita amajoro yabo, baricara mu nama zidasanzwe, noneho bagapanga uko urugamba ruzagenda, bakareba ingabo zabo, bakareba ibikoresho, bakareba uburyo bazarwana, bakareba urubuga rw'imigwano ko rumeze, bariga aspezo zose, uhereye kuri human resources, abantu, ingabo, ibikoresho, aho imirwano izabera, abanzi nabo bameze batemeze, bariga byose kugira ngo bafate icyemezo. Urumva rero n'isi y'umwijima niko imeze, nabo baricara bakadupangira. Amen. Uko bapangira itorero ry'Imana niko bapangira n'umukristo giti cye, niko bapangira n'amahanga ukuntu bazakomeza kuyayobya. Bivuga ngo gutanga rero izo nzego zabo banzi b'Imana, abanzi bacu, Abefeso 6:12, haba hahishwemo ibintu byinshi, hahishwemo organisation. Donc c'est un monde organisé. N'isi ifite organisation, n'isi ifite stratégie. Tuzatera gute bari abakristo, tuzagarika gute ivuga butumwa, tuzazimya gute abafite imiriro n'ibindi. Hanyuma hakaba hariho na consultation, bari consulta, bagira amanama. Uzayibonera hehe? Nige Yesu avuga par exemple, akavuga ngo iyo umudayimoni avuye mu muntu, ntabwo ahita avuga ati ndagonzagaruka muri uwo muntu yamenye Yesu. Iyo umudayimoni avuye mu muntu, ngo agenda ashakisha uburuhukiro, kuko bamwirukanye mu nzu ye, ahita ngo ni inzu ye. Umubiri w'umuntu ngo ni inzu zabo, ahita agenda ashakisha uburuhukiro ngo hanyuma ariko akabubura, ngo agahita arunguruka handi yirukanywe. Bivuga ngo mu buzima bwa muntu, hanyuma ngo yabona uriya muntu yararangaye, ntabwo yigeze yuzuza ubwiza bw'Imana mu mutima we, mu buzima bwe. Bayibise yakomeje kuba afite link n'ikimuhuza n'isi y'ibyaha. Ntabwo ahita avuga ati none kandi nongere ninjire, ngo ahita yibwira ngo kugira ngo ntazongere kuducika, ngo ahita agenda akajya kara abandi badayimoni barindwi, kandi ngo apana bari bo bose, apana babandi bajenjeka, apana ngo abamurusha ububi, ngo nimuze imbereke, ngo bagahita bagenda bagatura muri uwo muntu, ngo ibya nyuma by'uwo muntu birusha ibya mbere gukomera. Niyo mpamvu iyo umuntu aguye yaramenye Yesu by'ukuri, ahita abaho mubi kurusha mbere. Murabyumva? Kuko abantu atuwemo n'abadayimoni rero inshuro 7 bamurusha ubi uriya mudayimoni wa mbere. None nimumva yuko bavugana,
sibyo? Nuko ngo yaragiye arabasanga abadayimoni bagenzi be, baricara babiganiraho, bajya inama. Billy Graham uriya mukozi w'Imana niwe yavuze, ubwo ndabisobanura mu Kinyarwanda, yavuze ngo nous sommes entourés d'un monde spirituel gigantesque, ngo tuzengurutswe n'isi y'abadayimoni iteye ubwoba ngari, tudashobora gusingira twebwe. Amen. None muri iki cyumweru cyiswe icyo kubita hasi ubwami bwa Satani, umva ari imikino, ureba mbere na mbere ijambo ry'Imana uko ryahishuriye abo turwana nabo. Ntabwo ari abantu baguye ngo mu izina rya Yesu ugenda gusa, no. Amen. So the force, spiritual forces zikomeye, nizo zifata amasituwasiyo y'ubuzima. Izi zifata n'amahanga, nibaza ko zifata umuntu gusa, zifatana n'amahanga. Amen. Zirategeka mu nyanja, mu misozi, ziratega no mu ijuru, mu mwuka, zirategeka mu misozi, zirategeka mu bibaya, zirategeka mu nyanja, zirategeka mu masoko, zirategeka mu marimbi. Bivuga ngo ni organisation, ni monde très organisé, bafite ukuntu bakora. Amen. Barigabanyije isi y'abantu n'ukuntu bakwiye kuyitegeka kugira ngo ntizigere iyoboka Imana, ibe munsi y'ubutware bwabo. Kandi mumvise urwego rwa nyuma bavuze les esprits méchants, ni ukuvuga ngo ni imyuka y'ubugome. Amen. Ubugome bwose mubona ku isi, aba nibo baburi inyuma. Niyo mpamvu rero umukristo iyo akijijwe hanyuma ntiyigishwe aho avuye n'aho agiye, ntiyigishwe isi y'umwuka ukuntu imeze, uwo mukristo ntabwo atinda mu bukristo. Ntabwo uvuga ngo ntakura gusa, ntabwo atinda mu bukristo. Ashobora no kuguma mu itora akaba mu idini gusa, kiraho gusa, akaba umufana. Uyu munsi rero ku munsi ugira kane twumvise ko ukwiye kumenya umwanzi, twumvise ko nawe ukwiye kwimenya mu mwami. Uyu munsi rero turashaka kumenya ikintu kimwe, ukwiye kumenya uwo muri kumwe mu rugamba, muri kumwe nande. Ora mbaye urugero, ariho nk'umubyeyi ashobora kuvuga ati rwose jewe nta kintu nzaba mu isi, mfite abana, ntumyumva, ni bakanaka, mfite, wayumva, akumva ko ari protege. Ibyo nibyo imbaraga ze. None twebwe se muri iyi ntambara yo kurwana nabo tumaze kumva, turi kumwe nande? Muri urugamba uri kumwe nande? Urarugwanana nande? Ninde murufatikanije? Iyo dushaka kureba, katufashe Bibiliya zacu. Tu combats avec qui contre ces forces? Quel est ton partenaire dans cette lutte? Ninde muri kumwe? Who is your partner in this battle? Ninde partner wawe? Ninde musangiye urugamba? Ninde abo banzi bawe babanje kuba banzi be? Ntabwo ushobora gufatanya n'umuntu w'abanzi bawe akaba afitemo abakunzi. Iyo ntambara se bizakunda? Kugira ngo mugire urugamba nuko abanzi bumwe bakaba abanzi bundi. Kadufate Bibiliya zacu. Zaburi ya 18:3. Kuko ari wowe uma gutera umutwe w'ababisha, kandi ari Imana yanjye ima gusimbuka inkike z'igihome. Amen. Ubitekerezeho.
kuko ari wowe uma gutera umutwe w'ababisha, kandi ari Imana yanjye ima gusimbuka inkike z'igihome. Amen. hari ahandi mu zindi ndimi ni umurongo wa 29 hamwe ni 30 andi 29 nuwo nyine. Hano muri second, avec toi ça veut dire qui? Avec Dieu je me précipite sur une troupe en armée, avec mon Dieu je franchis une muraille. Oui, c'est hano muri New International Version da Bibiliya cyongereza avuga ngo with your help I can advance against a troop, with my God I can scale a wall. Ngo kuko ari wowe umpa gutera umutwe w'ababisha. Ntiwumvise? Ababisha rero bumvise abari bo bari mu Efeso 6:12, kandi ari Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'igihome. Kubera iki ujya gusimbuka ibihome? Byagutwaye iki? Ibihome, iyo bafite igihome no kuvuga iki? Ni obstacle, ni bituma utavansa, ni bikubuza gukomeza. Amen. Hano rero, haleluya, Dawidi ko niwe nyiri Zaburi ariho aravuga ibigwi by'Imana bakoranye n'Imana imaze kumuha kunesha abanzi be bose na Sawuli wamuhigaga. Ni Zaburi isingiza ubutware bw'Imana ya Dawidi. Uyu munsi rero Dawidi yarasinziriye ategereje ingororano ye. Uyu munsi rero ni wowe nanjye twizeye duhamagariwe kurwanya abanzi b'Imana. Ntabwo ari abantu b'inyama n'amaraso, babitubwiye ngo abo turwana saba inyama n'amaraso. Nitwe dukwiye kurwanya Satani n'ubwami bwe kugeza aho turimbura mu gihe cyacu, mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu itorero ry'Imana. Tukarwanira n'amahanga yafashe mbiri ngo yakoreshe ibyo ashaka, ayayobye. Dawidi rero intambara yarwanye ntago Bibiliya izita ize. Bibiliya ivuga ko yarwanye intambara z'Uwiteka. Mwayibise? Igihe cyose yarwanaga n'Abafilisitiya ngo rero yarwanye intambara z'Uwiteka, kuko Bibiliya yabitaga intakebwa, abanzi b'Imana. Mwayibise? Nubona umuntu w'umusinzi ariho aradandabirana hirya no hino, uzajya umenya ko yahohotewe n'amadayimoni. Niwo kuri kumurwanira intambara, kuko bariya bamufata mu businzi n'abanzi b'Imana. Nubona abo bantu bari mu buraya, ntuzajya ubona ngo nibivume nibaruhebwa, ubafate ko ari ibiremwa by'Imana byahohotewe n'isi y'umwijima. Niwo ukwiye kubarwana intambara, ntabwo tujya kubakira imanza. Iyi Zaburi rero ya Dawidi iravuga ko ngo n'Imana imuha gusimbuka ibihome. N'Imana imuha kutagira ikimutangira mu muhamagaro we. Amen. Ntabwo avuga we ko ari intwari, kuko ari ijambo rivuga ngo avec Dieu, with my God, avec mon Dieu. Niyo mu mutwe uvuga ngo uri kumwe nande. Kumenya umwanzi ni kimwe, kwimenya muri Kristo ni kindi. None muri iyi ntambara ukwiye kumenya uwo Kristo ari we. Ese ashobora iki? Ko mu ntambara turimo yo mu mwuka idepanda ituruka kuwo muri kumwe.
Imana ishimwe. Nimba uri kumwe n'ubwenge bwawe gusa, uzatsindwa. Nimba uri kumwe n'abantu nkawe b'inyama n'amaraso, niba uyiringira, uzatsindwa. Nimba uri kumwe n'idini ryawe, uzatsindwa. Amen. Nimba uri kumwe na ministry yawe ngo jewe umurimo Imana yamamagariye akaruwubakaho ngo urahambaye urakomeye, uzatsindwa. Nimba uri kumwe n'amafaranga yawe ngo niyo azatuma unesha ukaba umunyamwuka, uzatsindwa. Ndetse ntukwiye no kwiringira amasengesho yawe, kuko ubwayo ntacyo amaze, ahubwo igikuru ni usenga. Imana yahabwe icyubahiro. Kuko hari igihe twishuka ngo nguriya ngo ni umusenzi, uravuga ibintu bidafite ubwenge. Umusenzi se wenyine amaziki. Dawidi ntabwo ariho arasingiza ubutware bwe ko ari un stratège militaire, wabizi, ahubwo ariho arasingiza Imana yamuhaye kunesha abanzi be. Amen. Igihe uzatangira kurata amasengesho yawe, kazaba kakubanye. Urayumva? Hanze y'uwo turi kumwe byose nta mbaraga bifite. Rero nta kurata ibindi, ukwiye kwirata uwo muri kumwe. Niyo Zaburi ivuga ngo hamwe n'Imana yanjye, hamwe n'Imana yanjye. Amen. Ndasimbuka ibihome kandi nishoboza kwiruka inyuma y'ababisha, umutwe w'ababisha nkawutera kandi nkawunesha. Nusoma intambara za Dawidi uraza kumenya iyi Zaburi impamvu yayihawe n'Umwuka Wera. None rero ababisha bawe nibo babisha b'Imana. Intambara wamaze kurwana si iz'umuntu, n'iz'Imana. Intwaro urwanisha si izawe, n'iz'Imana. Ikiruta byose ni uko ukwiye guhagarara ku rugamba hamwe na Yesu Kristo. Niyo batubwiye ngo mukomerere mu mwami wacu no mu mbaraga ze nyinshi. Amen. Hamwe n'Imana inshoboza gutera umutwe wabisha kandi nkawunesha, kandi hamwe n'Imana yanjye simbuka ibihome. Donc nta obstacle nimwe ishobora kumpagarara imbere. Imana yabibwiye Yosuwa mu yandi magambo ngo iki gitabo cy'amateko yanjye ugihoze imbere y'amaso yawe. Amen. Ukore biri muri cyo, ntujye iburyo n'ibumoso bwabyo, ngo niho nzabana nawe nkuko nabaye na Mose, kandi ngo ntaho uzaguhagarara imbere igihe cyose cyo kubaho kwawe. Wabizi? Uvuga ngo Yosuwa ubwe ku giti cye nta mbaraga afite, imbaraga ni iz'Imana. Aya magambo twasomye yongera kuvugwa kandi no muri Samweli. Dawidi aracyakomeza kuyavuga. Samweli wa 2:22-29. Kuko ari wowe uma gutwaranira umutwe w'ababisha, kandi ari wowe Imana yanjye ima gusimbuka inkike z'ibihome. Amen. Amen. Mwayumvise? Hamwe n'Imana yanjye. Ibyo bihome rero ni ama obstacle y'ubuzima, ni ibintu bigaragara imbere bikakubuza kwinjira mu murage wawe, kwinjira mu masezerano y'Imana, kwinjira mu buzima bw'intsinzi. Kandi si ibyo gusa, iriya muraille, kiriya gihome, amen, gifite forme nyinshi. Gishobora kuba les défis de la vie, challenges zo mu buzima. Amen. Ibiturwanya mu buzima nabyo ni gihome. Amen. Challenges, les défis. Mu ma défis harimo les défis financiers.
Amen. Challenge y'amafaranga. Murabizi ko muri iyi si y'abanyamubi, isi turimo, amen, ibintu byose biri exprimer en terme y'amafaranga. Sibyo? Satani ashobora wowe kukubloka anyuze mu mafaranga, ni ukuvuga ibyo bita imibereho. Ugakunda Imana ariko Satani akakubloka mu byerekeye ibyo ukeneye mu buzima, ataravuga ngo na malariya, ibyo ukeneye mu buzima. Mwese kugira ngo mugere hano nimwishyure transport, sibyo? Abazanye amamodoka yabo harimo mwashizemo essence, abandi bafashe moto, abandi bafashe imodoka zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose muri ubuzima biba bikeneye amafaranga, sibyo? Satani rero ashobora guhagarara mu mafaranga cyangwa mu bintu bya mikoro kugira ngo atume abariho kiba igihome cye cyangwa komandireje, ibe nk'indaki yishe mu ngo akurase. Amen. Ikaba indaki akayishamo akurasa. Nashatse kuvuga forteresse. Forteresse ni igihome. Ikaba forteresse. Ikaba igihome yishamo akakurasa. Ugahimbaza Imana ari kumva yuko utari burye. Ugahimbaza Imana ukumva yuko ejo umwana wawe bazamurikana ku ishuri ko nta mafaranga y'ishuri. Ugahimbaza Imana ukivuga ko ari umuvandimwe urwaye. Ariko ikibazo ni iki? Nuko yabuze amafaranga yo kujya kwa muganga. Nuvuga ngo defi, challenges z'ubuzima Satani akazihagararamo, hari amafaranga, hari ibibazo bitandukanye. Ushobora kuba urashima Imana hanyuma ukibuka yuko akazi kari burangire mu mezi 2, kazaba karangiye. Ibi byose tuwafata muri iyo forme ya muraille y'ibihome. Amen. Ariko wibuke ko ikiza gushoboza gusimbuka iyo gihome, amen, ni Imana yawe. Ukwiye kuyimenya, ukamenya Yesu neza. Amen. Kuko ngo hamwe n'Imana simbuka ibihome. Ntabwo ari hamwe no kurira, ntabwo ari hamwe no kuganya, hamwe n'Imana. Ukagenda mu mateka, ukiyibutsa ibyo Yesu yakoze. Amen. Haleluya. Ari byo yakoze muri Bibiliya usoma, ari byo yakoze mu buhamya, wenda yaba yarakoze no mu buzima bwawe mu bihe byashize. Ukwiye kwihuza n'ubuhamya. Manishimo. Ejo nabaye ubuhamya bwa umudamu w'umucuruzi bushobora kugufasha. Amen. Kubera ko kwizera gukeneye ikigukangura ko ari igihe gusinzira. Amen. Ya ndirimbo ngo iyakoze birizongera ibikore, nabyo bikakwibutsa. Manishimo. Kugira ngo umwanzi ntagutsikamire, kwa kuzamura mu kwizera, none ukabona ibintu muri angle y'insinzi atari muri angle yo kwiheba. Manishimo. Haleluya. Mukibutsa uko twaje hano abari bahari, nabyo musho kwivomamo imbaraga zo kwizera. Amen. Mukibutsa muri covid, abantu benshi ku isi umwe wese yararwana mu nguni ye, none se kwitaguhitanye ukaba ugihari byagenze gute? Nuko wari ufite ibya mirenge kurusha abandi, byagenze gute?
hari ibintu byinshi bishobora kukibutsa Yesu ko atigeze ahinduka, ko afite imbaraga n'uno munsi, ko atigeze atererana abe. Abamuhanga amaso umwami Yesu ni umwizerwa. Imana ishimwe. Bigahita bikuzana kuri aya magambo ari mu Baroma 8:31-39. Ndiyo ndabaha byose kugira ngo nitutandukana umwe wese agende comment est-ce qu'on appelle ça, digérer, kuza kugira ngo abyuze bigaruke abitekereze. Imana ishimwe. Il faut digérer ça. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Amen. 31-39. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahanijwe n'intama z'imbago. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen, amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nimba Imana iri mu ruhande rwacu. Mwibutse Dawidi, Zaburi twatangiyeho 18:30 ahandi 29. Sibyo? Ngo ni wo mbashisha gutera ababisha, bo nkabatsinda, ngo hamwe n'Imana yanjye zasimbuka ibihome. None hano Paulo aravuga ngo asangwa Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Igikuru rero muri ubuzima nuko umenya neza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Icyo gikuru. Igikuru si ukumenya ko abantu bakwemera ko bakanaka bari mu ruhande rwawe, uko abo bakanaka si Imana, bafite imyuka gusa mu mazuru, baraza bakagenda, bashobora no gupfa. Ariko igikuru ninde muri kumwe muri ubuzima, muri rugamba, muri rugendo. Amen. Asangwa Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? If God is for us, who can be against us? Who? Biblia irabaza ninde? Ko nta n'umwe yigeze kunesha Imana. Amen. Tuza kubona hari abantu bagira inama umuntu ukomeye, niyo tuza kurangirizaho. Asanga Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Umuntu ari kumwe na Yesu Kristo w'i Nazareti. Uriya yabyawe mu buryo gitangaza na Mariya. Uriya wakuriye Nazareti, wavukiye Betlehemu. Uriya ku myaka 30 yishuriye isi ko ari Mesiya. Yishuriye abayahudi ko yaje imbere ku bayahudi, agatangira ministeri ye, umurimo we afite nk'imyaka 30. Uriya yamaze imyaka 3 n'igice agendana n'intumwa ze n'abigishwa be baje kuba intumwa. Abadayimoni bamubona bakamuhamiriza uwo ari we. Uriya yagenze hejuru y'amazi. Uriya yabwiye abayahudi ngo Aburahamu muita sokuruza wanyu atarabaho ndiho.
uriya wahagaze imbere y'igituro cya Lazaro agahamagara umuntu yamaze iminsi 4 yarapfuye atangiye kunuka, Lazaro sohoka, agasohoka. Uriya wabwiye umutini ngo ntihazagire uzarya imbuto yawe, gato wuma bukiye bw'abanyu ugasanga igiti cyumye kuva ku mizi. Uriya umugore yarafite kuva amaraso imyaka 12, yarafite amafaranga menshi, abaganga bose bico bahose yarabanyuzeho, ariko nibigeze bamufasha. Akibwira mutima we ngo ni inkora gusa ku mwenda we, ku ikanzu ye gusa, pana gukora ikanzu yose gusa, heku aha ndakira, yamukoraho agakira ku kanya. Amen, haleluya. Uriya abwiraga wa Petero ngo mugende, murabona cyane cy'indogobe, mugende hanyuma niba bazamukijanye tumugisha aragishaka. Bagiye bagasanga bimeze uko yavuze, bavuga uko yababwiye, nta mwigeze avuga ati murabajura mwitwaye hehe. Uretse ni mugenda mukagera hafi ku marembo y'umugi, murabona umugabo wikoreye mu bindi, ari mubaze ngo twerekaho umwigisha asangira Pasika n'abigishwa be. Uwo mugabo yajyana abereka mu cyumba cyo hejuru. Narahageze n'ubu arahari, ni etage, ama etage yari kuva kiragiye. Igitwe twari mu biti, bo bari bafite na etage hariya, ni kera cyane, hasi imyaka 2. Amen. Bagasanga ini pièce meublée iteguwe, kandi ntabwo bafite gahunda na Yesu ko bamutegurira. Ntawe bizi ko bateguriye mariage, ntawe bimenye, ariko hari hateguwe. Nigeze abaza ngo ese uwo umwigisha wanyu ninde? Oya, ni byinshi twamuvugaho. Uwo rero Yesu Kristo, amen, asangwa ari mu ruhande rwawe, ababisha bawe bose uko bangana, amen, n'ubushobozi bwabo ntibaza kunesha. Ngo ninde azacira urubanza? Ari kuri 63. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Amen. Mu ijambo rimwe, nimba asanga uri kumwe na Yesu, kandi niwe azacira imanza abazima n'abapfuye, hanyuma akatura ngo uri umukiranutsi wanjye, uri uwera wanjye, ninde azaguciraho iteka? Ninde? Ntawe. Kuko niwe l'autorité suprême, ntawe uri hejuru ye. Amen. Rero ukwiye kunezerwa ko Mwami Yesu icyo akwise kiba ari cyo. Nushaka kumuha irindi zina irenze Bibiliya amazina yamuhaye, amen, kubera kuwishyurirwa agace ke kagayishyurirwa, amen, kuko ashobora kwitwa amazina atagira iherezo, kuko nawe ntagira iherezo, amen. Ariko muri uyu mwanya reka tumwite ntavuguruzwa. Nawe wamuvuguruza, navuga ngo uri umukiranutsi, nawe akwita umunyabyaha. Navuga ngo ndakuzamuye, nawe akumanura. Navuga ngo ndakwaguye, nawe ushobora kubongera kandi gufungira akantu kadafite ubuhumekero. Yesu niwe kamara. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Komeza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Amen. Baracabaza ngo ninde yadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Amen. Hanyuma umwuka wera muri Paulo aduha igisubizo kuri 37. Oya,
ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. ahubwo muri ibyo byose turushizaho kunesha n'uwadukunze. nimumva se ko twahamagara umuhamagaro wo kunesha? Amen. umuhamagaro w'Imana muri Kristo ni uwo kunesha, ntabwo iduhamagara ngo tuneshwe. bavuze muri ibyo byose. ushobora kongeza lisite: inzara, amakuba, ubushomeri, indwara, ibyo byose wavuga. Amen. Haleluya. ntabwo bifite imbaraga iyo turi kumwe na Yesu Kristo. turebera ku ntumwa zagendanye nawe, zanyuze mu makuba atafite uko twayavuga, ariko barashoje umuhamagaro wabo. bashoje icyo Imana yabahamagariye. rero umenye ikintu kimwe rero, umuhamagaro w'Imana muri Yesu Kristo ni uwo kunesha. nimba uba mu buzima bwo kuneshwa, hari ikintu utarasobanukirwa. Amen. kuko urabona aje kwibaza ngo ngewe ngo ibyanjye birakomeye kurusha iby'abandi. icyo ni ibyawe, ntabwo ariko Imana ivuga. ngo wowe urivugira ngo nuko utarahura n'ibi, icyo ni ibyawe, niho bivuga. Bibiliya iravuga ngo muri ibyo byose turushizaho kunesha n'uwadukunze. Haleluya. urukundo rwe twararuvuze hano, rufite imbaraga. ntabwo ushobora na rimwe, nimba uzi ko uri mu rukundo rwa Yesu Kristo, ntabwo ushobora na rimwe kuneshwa n'icyo ari cyo cyose. n'icyo ari cyo cyose. bavuze n'ikintu gikomeye ngo ni inkota. hari ikintu kirusha urupfu si rwo abantu batinya kurusha ibindi, narwo baruvuze hano ngo narwo urwarwo. turi mu rukundo rwa Yesu Kristo, n'urupfu ntabwo cyo rwarutwara. dushobora kuneshwa n'ubwoba bw'urupfu. Amen. tugeze kuvuga hano ngo Sokrate yemerwa nk'umunyabwenge, yashoboye kunesha ubwoba bw'urupfu, ariko urupfu rwaramutwaye. Yesu ntabwo atubatura gusa ubwoba bw'urupfu, ubwarwo yararunesheje. Amen. za filozofi runaka zishobora kwizeza abantu kudatinya urupfu, ariko urupfu rwarwo nta gisubizo bafite. Yesu rero ntabwo yaje kutubatura ubwoba bw'urupfu, yaje kutubatura urupfu rwabwo, yararunesheje. Amen. Haleluya. Yesu ntabwo yaje kudiringa n'ubwoba bw'urupfu, yaje kudiringa n'urupfu rwarwo, yararunesheje. Rega ntabwo turamumenya. ubwonko bwacu bwuzuyemo amashusho y'isi duha, bikaduhisha revelation umutima ya Yesu Kristo. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo tukwiye guhinduka bashya mu bitekerezo byacu. hanyuma kuko menye neza yuko nawe rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi. abo rero ni babandi batubwiye ba Efeso 6:12, les dominations, les autorités, les anges déchus, cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Haleluya. ese aya magambo mwayumvise? abanje kuvuga ngo azi neza da, car j'ai l'assurance. assurance niyo tubuze. I am convinced. Je suis convaincu. J'ai l'assurance. tukwiye gusaba Imana rero imitima yacu kugira ngo ivemo gushidikanya, tugire assurance
tube convinced. Amen. Tugire assurance ngo nubwo bwaba urupfu cyangwa ubuzima. Amen. Abamarayika, amadayimoni, ibiriho, ibizaba cyangwa abanyabushobozi, ibijyepfo, byose murabibona, byose aravuga ngo nta kintu na kimwe. Amen. Byose ari ibiriho, ari ibizaba, ari byabayeho, mvuga ni byose, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kudutandukanya n'urukundo Imana dukunze muri Kristo Yesu. Nta na kimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe cyose tutaragira iyo conviction, tutaragira iyo assurance, tutaragira umutima utagifite n'akantu na gato ko gushirikana ku rukundo rw'Imana, igihe cyose tuzagira iyi assurance. Ubivuga hano ni Paulo, arahamya ibintu yanyuzemo. Amen. Niyo mpamvu yahanganye n'amahanga yose n'ibisi yose icyo gihe n'imbaraga zose, sibyo, n'abatware bose, buri kintu cyose, ariko byose akabinyuramo akanesha. Hanyuma hari ikintu gikomeye hano yavuze, we are not just a conqueror or conquerors, we are more than conquerors. Nous sommes plus que vainqueurs. Turabanesha basumba bose, tu washindi kuliko washindi wote. Turabanesha bo mu rwego ruhanitse, ntabwo tunesha gusa, turabanesha basumba. Biratangaje. Amen. Reka tubaze ikibazo. Ese Dawidi, amen, igihe yaneshaga Goliyati akamwica, iyo Goliyati aza kuneshwa, kwicwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Sawuli, cyangwa akaneshwa agatsindwa na Sawuli ubwe ko yari indwanyi, cyangwa akicwa n'umuhungu we Yonatani uko nawe yari kabuhariwe mu kurwana, ndashaka mbabazi, Dawidi intsinzi ye kuri Goliyati n'intsinzi ya Sawuli iyo abariwe umwami Sawuli aza kunesha Goliyati, mwayitandukanya gute? Hari ikintu bita rapport de force, mu ntambara babyita rapport de force. Ese uru ruhande rufite izihe mbaraga? Ruriya rurarwana narwo rufite izihe mbaraga? Rapport de force, amen, niyo iza determina qualification y'intsinzi, amen, cyangwa ikizava muri urwo rugamba. Murabona abanyamerika bigeze kurwana n'abahe handi birutse ne muri Aziya ari kera, ahandi bataye bakiruka, Vietnam. Les Vietnamiens ntibari bafite ibimunda bya Amerika, ariko abanyamerika bararwanye kugeza aho bakiruka. Wabise kuko rapport de force yari, ni kuvuga ngo yari déséquilibré. Kuvuga ngo Amerika umuko muyizi mukarebana na Vietnam bari kubekraza ako kanya, bari kwica, ariko barirutse. No kuvuga iki rero? Kuvuga ngo rapport de force ya Dawidi na Goliyati, amen, ntawe bihuriye. Na niyo mpamvu Goliyati ubwe akabonye, muraza amagambo yavuze, yabwiye Dawidi, murasuzuguye kabisa, mwebwe yabananiye guhangana nanjye, muzana aka kana, umwana kwa nyina, genda.
ako nyine yasuzuguye niko kamugaritse, kakazana intsinzi mu bwoko bw'Imana. Imana yagwa icyubahiro. Amen. Ni ukuvuga ngo David a plus que vaincu, yarenze kunesha. Na nibyo Pawulo avuga ngo abo turwana nabo ubarebye natwe, amen, nta rapport de force. Mwumvise uko bangana bari abadayimoni, nta rapport de force. Ngo muri Yesu rero iyo turi kumwe nawe mu mbaraga ze nyinshi, amen, abo turwana nabo, amen, ntabwo tubanesha gusa, turushaho kubanesha. Ni nka Dawidi na Goliyati. Na niyo mpamvu umutwe muwibuke ngo menya uwo muri kumwe kuri urugamba. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Hein? Ngo kubwa Yesu wadukoze. Imana ishimwe. Urazi kurwana nabo utabona, ariko ni igitangaza. Urazi gupfukama, amen, hanyuma ukohereza intwaro z'Imana kutabona, kandi zikamuca igihanga. Icyo si igitangaza. Ubo baratubona, twebwe ntitubabona, ariko tukabashushanya bakiruka. None rero reka dusome ijambo rya nyuma, amen. Ariko mumvise intego y'uno munsi, kumenya uwo turi kumwe. Reka dusome Esther 6:13. Aherako atekerereza umugore wa Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Amen. Uyu ni Amani, yari minisitiri w'intebe. Amen. Haleluya. Amen. Yari minisitiri w'intebe w'umwami Azuwerusi. Ni ukuvuga ngo uretse gusa intebe y'ubwami, igihugu niwe yakiyoboraga. Abantu bose mu gihugu bari bakwiye kumupfukamira. None hariya ku marembo anyuraga ajya ku ofisi ye, amen, abandi bose baramubonaga bagapfukama, ariko umugabo umwe gusa niwe atapfukamaga, yitwa Moridekayi. Ibyo rero bikamurya. Noneho atangira rero gupanga ukuntu azamanikamo Moridekayi, hanyuma no kuzisha n'Abayuda bose. Ategura itsembazema ry'Abayuda. Muri make izo nkuru benshi murazizi, amen, ukuntu byaje guhindukira, amen, ahubwo abona Imana ihindura imigambi ye, abari uyigwamo, kuko cya giti yateguye Moridekayi niwe yaje kukimanikwaho. Ariko urumva ko ataramanikwa, ariko abona ko uriya Moridekayi amubabaje, kubera yuko abandi bose barapfukama ariko we ntapfukame, amen. N'agahinda kenshi yaje kuganyira inshuti ze, harimo n'umugore we. Hanyuma babyumvise, noneho bamubwira amagambo. Aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Amen. Ngo nimba ari si Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs. Ni kuvuga iki? Vuga ngo nimba uyu Moridekayi ari mu bwoko bw'Imana, ukaba utangiye gucogora imbere ye, ngo uzagwa imbere ye, tu tomberas devant lui. Aya ni amagambo akomeye cyane,
kandi arimo ukuri ko mu bihe byose ku bantu b'Imana. Amen. Igikuru ni ukumenya turi mu buhe bwoko. Tuvuga amoko y'abantu. Mvuga ngo hari ubwoko bw'abanyabyaha n'ubwoko bw'abakiranutsi. Amen. Nimba uri mu bwoko bw'Imana, abakiranutsi. Amen. Ukaba uzi neza ko uri umukiranutsi, uri mu bwoko bw'Imana bw'abakiranutsi. Wabizi? Amen. Satani n'abadayimoni be, ndarangije, n'abakozi be, amen, icya mbere ntibazagushobora, icya kabiri bazagwa imbere yawe. Mwabyumvise? Uwo Moridekayi nimba ari mu bwoko bw'abayuda no mu bwoko bw'Imana, ukaba utangiye gucogora imbere, ngo Imana itangiye kukwimiriya, Imana itangiye kugucisha bugufi imbere ye, wabizi? Aho kugira ngo yicare ku ifarashi y'umwami bagende bamwogeza, Moridekayi ajya imbere n'abandi bose, ahubwo niwe yagiye abikora Moridekayi. Turumva rero ngo nimba Imana itangiye kugucisha bugufi imbere ye, uzagwa imbere ye. Kandi niko byagenze, yaguye imbere ye, ko igiti yari yamuteguriye kumanikaho niwe yakimanitsweho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero Imana ntiyahindutse. Imana iratubwira ngo nimba turi mu bwoko bwayo, turi abakiranutsi, amen, nimba Imana iri mu ruhande rwacu, abanzi bacu bose, yaba abadayimoni, yaba bo Satani yakoreramo kugira ngo batugirire nabi, ntabwo tuzabanesha gusa, bazagwa imbere yacu. Rero muri iyi ntambara rero yo kubita hasi ubwami bwa Satani, mwumvise ngo ni ngombwa nimba turi kumwe na Yesu Kristo, tukaba turi abakiranutsi b'Imana. Haleluya. Ubwo bwami twiyemeje gukubita hasi. Hano iri jambo umugore wa Amani n'inshuti ze babwiye Amani, ni ukuvuga ngo ubwami bwa Satani tukwiye kwitega ko bugwa imbere yacu, nk'uko Amani yaguye imbere ya Moridekayi. Amen. Iryo jambo turangirizaho. Witege ko Satani n'abadayimoni be n'abakozi be bose ava bakagera, amen, bagwa imbere yawe, bagwa imbere y'itoro ry'Imana. Kuko Imana yabanye na Moridekayi ntabwo yigeze ihinduka, na niyo Mana dusenga. Imana ishimwe. Byose by'ubwami bw'umwijima bikwiye kugwa imbere yacu. Amen. Reka dusenge. Data, turagushima yuko uri kumwe natwe, uri mu ruhande rwacu. Nta n'umwe yigeze atsindwa igihe cyose yagurukanye nawe. Nta n'umwe yigeze ategwa ubwoba n'abadayimoni igihe cyose yari mu ruhande rwawe. Duhereye ku bantu ba mbere bagendanye nawe, igihe cyose bitwaga abakozi bawe, abasizwe nawe, abahamagaye nawe, ubwoko bwawe, igihe cyose bagendanye nawe mu kwera, nta na kimwe kigeze gihagarara imbere. Yosuwa yatsinze abami bakomeye bamurusha amaboko, atari uko ari indwanyi gusa, ariko ko yari kumwe nawe. Kugira ngo abamaleki batsindwe, nuko wari kumwe na Yosuwa ku rugamba. Kugira ngo Dawidi aneshe Abafilisitiya, nuko wari kumwe nawe ku rugamba. Kugira ngo Debora ahagurukane na Babaraki, umugaba mukuru w'ingabo z'Abayuda, hamwe n'Abayuda bagatsinda Sisera, umukuru w'ingabo za Yabini, nuko wari kumwe nabo. Kugira ngo Gideon atsinda Abamidiyani n'ingabo abantu 300 gusa, nuko wari kumwe nawe. N'abandi benshi. Kugira ngo Paulo yigarurira imigi ikomeye yo mu isi y'icyo gihe, ayigarurire Kristo, ubutumwa abukwize ku isi yose y'icyo gihe, ubupagani bukagenda bugwa hasi, ubu Kristo bukazamuka, kugeza no mu nzu ya Kaisari ubuhamya bwa Yesu bwahagera,
ari we yari umwami w'isi yose icyo gihe, nuko wari kumwe nawe kugira ngo akugarurire umugi wa Efeso wari umwikomangoma y'umwijima, nuko wari kumwe nawe. Natwe mwami asanga uri kumwe natwe, umubisha wacu yabande, ibyatuteye ubwoba bya bibiki, ibyatunesha bya bibihe, ibyatuma twirukanga bya bibihe. Niyo mpamvu Nehemiya yabwiye bariya baje kumubwira ngo hahunge kuko ubuzima bwe buri mu kaga, yarabashubije ngo umuntu nkanje yahungate, umuntu nkanje yahungate, umuntu nkanje ndi muri misiyo y'Imana, umuntu nkanje ndi umugaragu w'Iteka, Imana isumba byose, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, yahunga ate, yahunga nde, yahunga iki? Natwe mwami duhagaze muri ubwo butware, duhagaze muri ubwo bushobozi, ahubwo byose bike kuduhunga, kandi ubwami bwa Satani witegure kugwa imbere yacu. Turazamuye ibendera rya Yesu Kristo kugira ngo umwami ashigwe hejuru mu buzima bwacu, mu itorero ry'Imana, mu mahanga yose, kuko Imana ntabwo igeze ihinduka. Yahaye intsinzi abera bakera, niyo iduha intsinzi natwe uyu munsi. Mwami, ntihagire umwana wawe by'ukuri ukwizera uri mu bwoko bwawe, ubwoko bw'abera, azigera yibasirwa n'umwanzi nk'umuntu adafite Imana nzima. Turagushima rero ko ukomeza kuduhishurira yuko tutari twenyine muri rugamba, ko Yesu Kristo wanesheje uri kumwe natwe. Intsinzi yawe niyo ntsinzi yacu. Mu izina rya Yesu wakira icyubahiro cyose. Amen. Amen, amen. Haleluya. Turashimiye mwese mwaje. Amen. Turashimiye n'abakozi mu Imana wese, ariko mbere ko utandukana umuntu wese, amen, ahumurize mugenzi we, amubwire ngo asangwe Imana iri ku ruhande rwawe. Ababisha bawe bose witegure kubabona bagwa imbere yawe.